Yes, urugamba rero rwongeye kuba rwashyuha mu gihe byakomeje kugenda bigaragazwa ko intare za Sarambwe zikomeje kugenda ziraswa amasasu y'imigenda. Birumvikana ko intambara mu by'ukuri yimukiye mu mujyi wa Bujumbura, nkuko bikomeje kugenda byumvikana. Ingabo za leta Bujumbura zikomeje kugenda zigaragaza kuba zarasa mu by'ukuri intare za Sarambwe zikomeje kugenda zikubitwa amasasu adasanzwe. Birumvikana ko mu bice bya Minembwe mu by'ukuri intambara yahimutse, ariko byakomeje kugenda bigaragazwa intare za Sarambwe zikomeje kugenda ziraswa amasasu zigakomeza kugenda zisubira inyuma. Leta ya Kinshasa yamaze kuba yatumiza drone z'intambara zikomeje kugenda zirasa ingabo za M23 FC zikomeje kugera mu by'ukuri zigerwaho n'ingaruka zikomeye cyane. Zikomeje kugenda byumvikana muri iki gitondo drone zaturutse mu by'ukuri mu mujyi wa Bujumbura, gusa amakuru avugwa neza ko izi drone zoherejwe mu by'ukuri na leta ya Kinshasa cyangwa se ingabo za leta ya Kinshasa zakomeje kugenda zirasa muri iki gitondo. Mu by'ukuri byakomeje kugenda byumvikana ko Kagitumba mu by'ukuri drone zaharashe zikomeje kugera mu by'ukuri zigaragaza ko ingabo za FCM 23 zikomeje kugenda ziraswa amasasu y'imigenda zigasubira inyuma. Intambara yongeye kuba yasubira ibudu bikuru umunsi mu by'ukuri yagaragajwe ko ingabo za FCM 23 zikomeje kugenda ziraswa amasasu, bikagaragazwa ko mu by'ukuri iyi operation y'urugamba yarenze mu by'ukuri n'ingabo za M23 FC, kuko nuza kureba ukuntu bikomeje kugenda bigaragazwa intare za Sarambwe zikomeje kugenda zisubira inyuma mu bice byose bikomeje kugenda byumvikana. Gusa nkuko byakomeje kugenda bivugwa, M23 FC yavuze ko itari buze gusubira inyuma, makaba mu by'ukuri irwanye ifashe igice cya Uvira cyangwa se umujyi wa Uvira. Nkuko bikomeje kugenda byumvikana mu by'ukuri M23 FC ikomeje kugenda igaragaza gutegura operation y'intambara, ariko mu by'ukuri birumvikana ko intare za Sarambwe zikomeje kugenda zisubira inyuma mu gihe kandi hakomeje kugenda humvikana drone zikomeje kugenda zirasa amasasu mu by'ukuri akomeye cyane, n'amasasu ari kuraswa mu by'ukuri n'ingabo za leta Kinshasa zikomeje kujya mu by'ukuri zinyanyagiza amasasu mu by'ukuri ku ngabo za M23 FC. Ukabona ko zakomeje kugenda zigaragaza mu by'ukuri zirimo gusubira inyuma. Muri iki gitondo humvikanye intambara iteye ubwoba cyane. Munyemerere agaseke k'amakuru tugapfunde mu gihugu cya Kongo ko bikomeje kugenda bigaragazwa ko mu by'ukuri leta Kinshasa yongeye kuba yafata umwanzuro nk'uko bikomeje kugenda byumvikana. Joseph Kabila akaba yakatiwe cyangwa se akaba yahamijwe n'urukiko rwa Kinshasa. Byumvikana ko mu by'ukuri akomeje kugenda ahamwa n'ibyaha bikomeje kugenda byumvikana ko akomeje kugenda agambanira by'umwihariko igihugu cya Kongo, ndetse kandi akaba yafatanya n'ingabo za M23 FC. Nk'uko byakomeje kugenda byumvikana, Joseph Kabila akomeje kugenda ahamwa n'ibyaha n'urukiko rwa leta Kinshasa. Birumvikana ko mu by'ukuri amaze kuba yakatirwa, kandi urukiko rwa Kongo mu by'ukuri rukaba rwemeje ko Joseph Kabila agomba kuba yakatirwa igihano cyo gupfa. Ano makuru mu by'ukuri akomeje kugenda yumvikana ko leta ya Kongo mu by'ukuri bashe kuba yarakara kugeza kuri uyu munsi. By'umwihariko cy'ubukundwa, reka nizere ko atari bwo bwa mbere tugiye kuba twabana. Niba ari ubwa mbere wisanze aha hantu, turagusaba gukanda subscribe, ikindi kandi bukore gufungura kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ukikwa inkuru n'ibiganiro biri update twkomeza kugenda kugezaho kuri operation y'urugamba. Nk'uko nguko kandi bikomeje kugenda byumvikana ko mu by'ukuri intare za Sarambwe zikomeje kugenda ziraswa amasasu, ariko ninza kukubwira ko wa muntu mu by'ukuri intare za Sarambwe urugamba rwazirenze zikomeje kugenda zisubira inyuma. Abandi bakagira uti mu by'ukuri wenda ni operation y'urugamba cyangwa se no politique kugira ngo wenda M23 FC yereke ko ingabo za Burundi mu by'ukuri yatsinzwe, ize kuba yagaruka mu by'ukuri ifite amavuta ndetse kandi yinyanyagiza mu bice bitandukanye bya Uvira. Nk'uko byakomeje kugenda byumvikana ko mu by'ukuri nyuma y'uko drone zumvikanye muri iki gitondo zituruka muri leta Kinshasa zorejwe n'ingabo za leta Kinshasa zakomeje kugenda zirasa amasasu y'imigenda mu by'ukuri ingabo za M23 FC mu ngambi zari zikambitsemo. Birumvikana ko mu by'ukuri byakomeje kugenda byumvikana ko intare za Sarambwe zakomeje kugenda ziraswa amasasu muri iki gitondo, zigakomeza kugenda zisubira inyuma. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa na operation y'urugamba, uraza gusanga mu by'ukuri ari bimwe bikomeje kugenda bivugira ku rugamba. Amakuru mu by'ukuri atugeraho nuko bikomeje kugenda byumvikana ko mu by'ukuri bwana Antoine Felix Chilombe yamaze kuba yageza aho cancuro bakomeye cyane, bivuga ko mu by'ukuri ari nabo bihindiremo leta ya Bujumbura. Ukabona ko bakomeje kugenda bihinda mu by'ukuri ingabo za Burundi bagakomeza kugenda bakubita amasasu y'imigenda mu by'ukuri ingabo za M23 FC zakomeje kugenda zinatinyamo, nyuma ko mu by'ukuri zitinyemo zikaba zafashe umwanzuro wo gusubira inyuma. Umwe mu muvugizi mukuru w'ingabo za M23 FC aravuga uti mu by'ukuri ndi mubona twasubiye inyuma, mumenye ko mu by'ukuri ingabo za leta Bujumbura zadukubise. Ubwo kandi mubona mu by'ukuri twakomeje kugenda dusubira imbere cyangwa se twegera imbere, mumenye ko mu by'ukuri twatsinze turi kugenda dusatira gufata ibice bitandukanye. Ariko mu by'ukuri birumvikana ko leta Kinshasa yakuyeho umushahara
hari mu by'ukuri mu bice bitandukanye, mu bice byakomeje kugenda byumvikana ko biyoborwa na leta ya M23 FC. Birumvikana ko mu by'ukuri iminara yakubwe, ndetse kandi na leta Kinshasa ikomeje kugenda igaragaza ko mu by'ukuri yakomeje kugenda ihagarika imishahara mu by'ukuri bamwe bakomeje kugenda bumvikana ko mu by'ukuri batuye cyangwa se bakomeje kugenda babarizwa mu duce twafashwe n'ingabo za M23 FC. Kugeza kuri aka kanya amakuru atugeraho nuko M23 FC ikomeje kugenda iraswa amasasu nyaboneka mu by'ukuri, ndavuga ko intambara yabashe kuba yarenga intare za Sarambwe zakomeje kugenda zigaragaza ko mu by'ukuri operation y'urugamba yakomeje kugenda mu by'ukuri izirenga, zikaba zafashe umwanya w'akaruhuko cyangwa se kuba zanasubira inyuma. Demokarasi ya Repubulika ya Kongo ikomeje kugenda igaragaza ko yakomeje kugera mu by'ukuri ivuga ko ingabo za M23 FC zikomeje kugenda zitangaza amakuru y'ibihuha, mu gihe kandi byakomeje kugenda byumvikana ko Bwana Biringoma amaze iminsi atangaza ko yafashe abasirikare baturuka mu gihugu cya Kongo cyangwa se mu by'ukuri barwanishwa n'ingwanyi za Kinshasa. Byumvikana ko ari abana bato batakagombye gushorwa mu rigamba, mu gihe kandi mu by'ukuri leta Kinshasa ikomeje kugenda ivuga ko ari uburyo bwa politike M23 ikomeje kugenda ikoreshwa kugira ngo mu by'ukuri ibashe kuba yakurirwaho ibihano bikomeye cyane, nk'uko ikomeje kugenda ishinja ibyo bitandukanye leta Kinshasa. Ndajya mu by'ukuri mu makuru amaze iminsi avugwa, mwabonye ko Bwana Biringoma yagaragaje mu by'ukuri abana cyangwa se abasirikare bagera kuri 12 bafashwe mu by'ukuri bivuga ko ari aba leta Kinshasa, mu gihe kandi bigaragazwa ko mu by'ukuri barwanishwa ari abana bato cyane.